Yesu reka musuhuze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, nongere mvuge ngo amahoro y'Imana nabe muri mwebwe aho muherereye hose mu bice byose bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, muri inshuti z'akadasohoka. Ni ukuri rwose ndagushimira wowe ubana natwe umunsi ku munsi ahangaha kuri Zaburi Nkunda ndetse no kwishimira ry'Imana TV. Ni ukuri kw'Imana rwose uri umuntu w'umugabo kuri twebwe. Reka tugushimire wowe wakanze subscribe, kandi nawe utari wayikanda reka tugushishikarize kuba wayikanda, kore comment, kore like ndetse na share. Ibyo ngibyo biratumotiva cyangwa se ibyo byadushimisha cyane kurenza, kuko waba udufashije ivugabutumwa mu buryo burambuye. Iyo ubikoze rero ni ukuri rwose ubudushyigikiye, iyo ni inkunga ya mbere ikomeye. Ni ukuri rwose Imana y'amahoro iguha umugisha. Nk'uko bisanzwe rero twakiriye umubyeyi bamwita mama mahanga. Ndabona ameze neza, ariko mbere yuko twebwe tubivuga ngo ameze neza, ahubwo twebwe reka bimubwire cyangwa se tumubaze uko ameze, twebwe atubwire uko ameze. Mama mahanga umeze ute? Ndashima Imana, ndakomeye n'ukuri. Ubugingo aracyari muzima, ni iby'igiciro cyinshi. Urakomeye cyane. Yego. Okay, ndabona umeze neza. Kubera Imana. Okay, rero tuguhaye umwanya asigaye, ubundi icyo umwami Imana agutegeka aba ari cyo ukora. Umwami Imana uko ari bugutegeke guhanura aba ari kuhanura mu izina rya Yesu. Amena, amena. Reka mbanze nsuhuze abakunzi ba Zaburi Nkunda, abakunzi b'Ishimwe ry'Imana TV, mwese ndayambiye cyane, ndabayambiriye n'ukuri. Abari mu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, mu burasirazuba, mu burengera bwaryo, mu mujyi wa Kigali, abari i Burundi, inshuti zacu mwese, mwaba bari mu gihugu cyangwa abari mu yindi migabane itandukanye iri hanze ya Afurika, mwese turabashuhuje. N'abari hagati muri Afurika kandi mwese murahari, turabakunda, tubafite ku mutima. Inshuti za mama w'amahanga mwese, ndabayambiriye cyane, abasirikare ba Kristo. Kandi waba uri muri groupe cyangwa utayirimo, reka nkubwire ngo uri umusirikare wa Kristo, kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko intambara ntabwo ari imwe y'amasasu, ahubwo ni intambara yo mu buryo bw'umwuka. Imana y'amahoro iguhereze umugisha wowe ukurikira ibiganiro byacu. Ni ukuri ndabashuje cyane cyane mwese. Ntabwo navuga amazina, inshuti zanjye ni nyinshi, ahubwo mwese mwumve ko bafite ku mutima, kandi duhora dufatanyije muri uru rugendo kugira ngo tuzagerane mu gihugu amahoro. Rero uyu mwanya unyemerere ngushimire wowe wakoze subscribe ugashyigikira abo bana b'Imana. N'abana b'Imana mvuga ngo n'abana b'Imana, kuko abana b'Imana batandukanye n'abakozi b'Imana. Izi channel muzibonaho ivugabutumwa kandi ririmo umwuka wera. Ni mu by'ukuri ndabikunda ko batavangavanga iby'Imana n'iby'isi. N'abana b'Imana rero mubashyigikire, mukoze subscribe, ukoze like na share y'ibi biganiro byacu tugenda dutambutsaho, ndetse n'abandi bavuga mu butumwa baca hano. Uzaba ushyigikiye umurimo w'Imana. Ndagushimira wowe ubishyira ku mutima ukabikora. Imana iguhereze umugisha cyane. Nyemerere uyu mwanya tuwufate dusenge, hanyuma dutambutse message Data yemeye kunyuza muri uyu munsi. Naramwemereye ko nzamubera igikoresho, nawe akankoresha ibyo ashaka, akanjyana aho ashaka. Ni ukuri bashyashya wenda nkunda kutivuga, kubera ko mba nzi ko abantu tumenyeranye, ariko hari abantu baba bambonye bwa mbere. Amazina ni General Esther mama w'amahanga, nyobora groupe yitwa abasirikare ba Kristo. Ngira amazina yo mu uyu murimo, ariko ngira n'amazina y'ababyeyi
nitwa Ndatimana Francine, ibindi data duhana umugisha, nkunda Imana n'abantu bayo, emerera wowe uce bugufi dusengane. Ndagushimiye mwami mwiza, Uwiteka Imana nyir'ibihe, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Ndagushimiye ku Imana waturinze ukatwimana, mwami Imana wabwiye umwana wawe uramubwira ngo icyatumye ngusigaza Ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Natwe turazi ko uyu munsi icyatumye udusigaza, icyatumye ushishikaza abantu bawe ni ukugira ngo dutunganye ibyasigaye bidatunganye, kugira ngo tuzasingire ubugingo Kristo yadufatiye. Mana nushimye, tugushimiye ko wazigamye abapapa n'abamama, abasore n'abakobwa n'abana batoya. Tugushimiye ko utanze amahoro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tugushimiye kurinze igihugu cy'u Burundi, tugushimiye ko kandi ubanye n'abantu bose babasha kumva ururimi n'abatarwumva, ukabana nabo mwami Imana mu buryo butandukanye. Turagushimira Uwiteka kuri Imana ikiduhishurira kubwira ubw'ijuru, ukatumenyesha amakuru. Kuri Imana waduhaye Mwuka Wera ngo ajye atwibira aya mabanga y'ijuru, atumenyeshe n'ibiri kuba n'ibizaba. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Shimwa Kristo wagize neza kuduha umufasha ari we Mwuka Wera. Nyemerera rero uyu mwanya nongere nkwinginge Papa, duciye bugufi n'abera bose, duciye bugufi n'abanyafurika bose mu izina rya Yesu. Uyu mwanya Papa, nyemerera tugusabe kugira neza kwawe nikuboneke kuri buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro, waje uza gushaka akubone Papa, ko wavuze ngo nimushakane umwete muzambona. Hari abakurikiye iki kiganiro bafite ibibazo bitandukanye, bafite uburwayi butandukanye, abo bose babone kugira neza kwawe, kandi uhereze umugisha buri muntu wese wumva iki kiganiro, data akagisangiza benshi. Urakoze mubyeyi mwiza, nyemerera rero uyu mwanya njyewe nimbura uboneke, nyemera nkubere mikoro, urangurura urubwire impande enye zose z'isi. Data wowe waragambiriye kugeza ubu butumwa, wera wa Isiraheli, nyemerera bushikeyo, werekeshereza imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Ugira ibyo busenya, ugira ibyo buricura, ugira ibyo bwubaka mu izina rya Yesu. Urakoze Papa, ndagushimiye. Iki kirere turakibohoje mu izina rya Yesu. Nyemerera ubwanze kandi utegeke mu izina rya Yesu. Amena. Nongeye kubasuhuza kandi wakoze wowe ugikurikiye iki kiganiro, kandi unyemerere uze gutangirana natwe, usozanye natwe. Imana iguhe umugisha wowe ubikoze. Nyemerera, ntago nshaka gutinda kuko iyi mesaje ndashaka kuyigira ngufi kugira ngo yumve neza, nubwo iri mu magambo menshi, ariko Bibiliya niyo tugiye gukoresha. Uze kumfasha aya magambo nawe ubwawe uze kuyasoma kugira ngo ubashe kurushaho gusobanukirwa iyi mesaje. Turasoma amagambo ari mu gitabo cya Nehemiya. Ni mesaje ngiye gutambutsa. Iyi mesaje ireba abanyafurika twese, kandi irareba umukristo wese, irareba abanyarwanda, irareba abarundi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni mesaje turaza kubona mu gitabo cya Nehemiya, ibice byaho 5. Hanyuma turaza gusoma duhereye ku murongo wa mbere, ndaza kugeza ku murongo waho wa 12, cyangwa iki gice cyose ndagisoza tugeze ku murongo wa 13. Hanyuma turaza gusoma n'umurongo umwe wo mu gitabo cyo Kuva, umurongo w'igice cya mbere, umurongo wa 12. Reka dusome aya magambo mu izina rya Yesu. Unyemerere witonde wumve neza aya magambo, kubera ko arandeba nawe akakureba.
izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Handitse ngo umutwe w'amagambo handitse ngo abantu bitotombera uburetwa bw'abayuda. Mana itugirire neza. Abantu bitotombera uburetwa bw'abayuda. Data duhana umugisha, ndagira ngo ubanze wumve aya magambo. Nababwiye ngo iyi message ikubiyemo ibintu byinshi. Handitse ngo abantu bitotombera uburetwa bw'abayuda. Hari abantu bari kwitotombera uburetwa bw'abayuda babana mu gihugu cyabo hagati, cyangwa babavukanyi, cyangwa bavuka mu gihugu kimwe. Abantu bitotombera uburetwa bw'abayuda. Hari abandi turi kwitotombera, reka mvuge ngo nanjye turi kwitotombera, kubera ko turi Abanyafurika, twese turi kwitotombera uburetwa bw'abakoloni. Bari tugirire neza. Uku kwitotomba kuri mu bice bibiri, kuko kuri muri message zo kuri Afurika yose, ndetse no ku bihugu by'umwihariko igihugu cy'u Burundi. Reka mbisubiremo, by'umwihariko igihugu cy'u Burundi. Mana itugirire neza. Dusome mu izina rya Yesu. Bukeye rubanda rw'abayuda n'abagore babo baritotomba cyane, barega bene wabo b'abayuda, kuko bamwe bavugaga bati, abahungu bacu n'abakobwa bacu turi benshi, reka tujye kwihahira tubone ibidutunga. Ndashaka ko tugendana gakeya, nubwo ari ngo uri gusoma aya magambo, ndagenda nyasoma hanyuma mbanze nyavugeho. Mana yacu itugirire neza, kugira ngo iyi message aya magambo ataza kuba menshi, ibi bintu ntubyumve neza. Reka tubanze tuvuge kuri uyu murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Ngo bukeye rubanda baritotomba. Mana itugirire neza. Rubanda rw'abayuda ngo baritotombaga, baravugaga ati, twebwe n'abana bacu abahungu n'abakobwa. Mana itugirire neza. Bakavuga ngo turi benshi. Baravuga ngo turi benshi, twajya kwihahira ubwacu, twava mu iki gihugu tukajya ku mugabane w'Uburayi tukajya kwihahira, twava muri iki gihugu tukajya ku kindi tukajya kwihahira ubwacu. Mana itugirire neza. Ngo kandi abandi baravuga bati, amasambu yacu n'inzabibu zacu n'amazu yacu twabitanzeho ingwate, dufite inzara, reka tujye guhaha. Abantu bararambiwe, bamwe bari mu bihugu hagati, abandi bari muri Afurika hagati, bishwe n'inzara, bageze mu gihe bari gutekereza gusuhuka, kuva mu gihugu bavukamo bakajya guhaha. Mana itugirire neza. Mana y'amahoro idutabare. Abantu barashaka kuva mu gihugu bajya ku kindi, na niyo mpamvu abantu muri iyi minsi bafite inzara zo kumva ubuhanuzi buvuga ngo ngakira viza. Hakira viza mu bihugu byose, habe mu Rwanda, baba Abarundi, baba Abakongomani, baba Abagande, mbese buri gihugu muri Afurika barashaka ubuhanuzi buvuga ngo akira viza. Uvuye muri Afurika ugiye ku mugabane w'Uburayi, ugiye ku wundi mugabane uri hanze ya Afurika, kuko ariho hari imibereho. Nuko abantu bari kubyumva, bari batakishwa n'iki, barabanga ibintu byabo babitanzeho ingwate. Ngo kandi abandi baravuga bati, twagujije ifeza z'umusoro w'umwami, dutanze amasambu yacu n'inzabibu zacu ho ingwate. Mana itugirire neza. Magambo arakomeye, ariko niyo yantumye ngomba kubivuga.
ngo abandi baravugaga ngo imisoro irabarembeje, baranagujije kugira ngo bishyure imisoro, ngo imisoro y'umwami, imisoro y'igihugu. Mana itugirire neza, Mana y'amahoro ibiteho, Mana y'amahoro ibarwanirire. Ngo ariko ndero twebwe na bene wacu dusangiye ubwoko, kandi abana bacu nabo bava inda imwe n'ababo. Ngo nyamara abahungu bacu n'abakobwa bacu tubatangaho ibiretwa. Mana itugirire neza. Baravuga ngo abangaba aba bayobozi b'Afurika babi, aba bayobozi b'ibihugu byanyu, mu gihugu cyose urimo wiyumve. Mana y'amahoro iturengere. Aba babakandamije, Mana iturengere. Abanga abahungu bacu n'abakobwa bacu nabo ni abavandimwe, twese turi abavandimwe, tuvuka mu gihugu kimwe, dufite uruhu rumwe. Ngo ariko abacu, abakobwa bacu n'abahungu nibo dutangaho bajye kuba baretwa babo. Mana itugirire neza. Ngo ndetse abakobwa bacu bamwe bageze mu buretwa, ngo kandi tubuze uko twagira ngo tubacungure, kuko amasambu yacu n'inzabibu zacu bifitwe n'abandi. Mu yandi magambo, abantu babuze ikibarengera muri iyi minsi, bukene buriyongereye. Hari abigwijeho ibintu, hari abigwijeho ubutunzi, hari n'abandi bishwe n'inzara, hari n'ababuze ikibarengera, hari n'ababuze ibirengera ababo. Niyo mpamvu bari gushaka gusuhuka, impamvu bafite inzara ya za viza. Ariko reka mbabwire, haracyariho gutabarwa. Mana itugirire neza. Ngo nuko, ngo numvise kwitotomba kwabo n'amaganya yabo, ndarakara cyane. Uyu wari urakaye ni Nehemiya. Ngo Nehemiya yumvise kwitotomba kwabo n'amaganya yabo, ngo ararakara cyane. Merako nigira inama ubwanjye, ntonganya imfura n'abatware, ndababwira nti muraguriza bene wanyu inyungu irenze urugero. Umuntu wese aguriza mwene wabo. Ngo nuko mbateraniriza iteraniro rinini, ndababwira nti twebweho uko dushoboye twacunguye bene wacu b'Abayuda bari baraguzwe n'abanyamahanga, none namwe murashaka kugura bene wanyu. Mbese twe twabagura tukabatunga? Nuko baraceceka, babura icyo bavuga. Mana itugirire neza. Ndongera ndavuga nti ibyo mukora si byiza. Ndagira ngo wumve icyo Imana ivugana n'abantu bari muri Afurika, bari muri ibi bihugu. Mana iravanga ibyo mukora si byiza, ndetse yabirambiwe. Ibyo mukora si byiza. Muragurisha bene wanyu, murimo murabica, murabicisha inzara, nyamara iwanyu imbwa zirahaze, bindi murabimena. Makonte mwaragwije, muyigwizaho iby'imitungo y'ibihugu muyoboye. Ariko Imana irahagurutse, kandi ihagurukiye ibihugu bya Afurika, ihagurukiye abayobozi babi. Mana itugirire neza. Ihagurukiye ababikoze nabi. Aravuga ngo ibyo mukora si byiza. Ngo mbese bikwiriye si uko mwagenda mwubaha Imana yacu,
ntimwitukishe mu banzi bacu b'abanyamahanga. Mbese bayobozi, mbese bantu mwese mwikunda, bantu mukigendera ku moko, mwumva ubwoko bumwe aribwo bukwiye kuyobora igihugu, abandi bagakandamizwa, abandi bakicwa. Igikwiriye si uko mwakubaha Uwiteka, igikwiriye si uko mwakundana, igikwiriye si uko mwakunga ubumwe, mukaba umwe, Banyarwanda bakaba umwe, Barundi bakaba umwe, Bakongomani bakaba umwe, Abagande bakaba umwe, Banyakenya bakaba umwe, mutagira amoko, mutaryana ubwanyu. Imana irimo iravugana namwe ngo mutigize igitutsi mu banyamahanga, muri aba bakoroni babashizemo ibyo ngibyo. Imana itugirire neza. Muri aba bakoroni bazanye ikibi muri Afurika, muraryana barangiza bakabaseka bakabita inyamaswa, bakavuga ko nta muntu uba muri Afurika. Imana itugirire neza. Kandi namwe murebye ibyo mukora, mukareba ubwanyu uburyo mwicana, kandi muva inda imwe, muri ubwoko bumwe, muri umuntu umwe waremwe mu ishusho y'Imana. Muri kwitukisha, mutukishije ibihugu byanyu, mutukishije Afurika ihindutse igitutsi, mutukishije Uwiteka. Imana itugirire neza. Nanjye na bene data n'abagaragu banjye twabagurizaga ifeza n'ingano, none ndabinginga tubaharire imyenda batubereyemo, ndetse uyu munsi mubasubize amasambu yabo n'inzabibu zabo n'inzerayo zabo n'amazu yabo, mubasubize cya gice kimwe mu ijana cy'ifeza n'icy'ingano n'icya vino n'icy'amavuta, ibyo mwabakaga. Maze baravuga bati tuzabibasubiza, kandi ntacyo tuzabaka, tuzabigenza nk'uko uvuze. Nuko mpamagaza abatambyi ndahiriza abo bantu imbere yabo yuko bazakora nk'uko basezeranye, maze nkunkumura umwenda nari niteye, ndavuga nti Imana izakunkumurira itya umuntu wese udasohoza iri sezerano, imukure mu nzu ye no mu murimo we, uwo umuntu abe ariko akunkumurwa akamarwaho. Iteraniro ryose riremera riti amena, bahimbaza Uwiteka. Nuko abantu bakora nk'uko basezeranye. Imana itugirire neza. Nehemiya ngo arangije agira inama aba bantu, arangije arababwira ati birakwiye ko mubaharira imyenda babarimo, birakwiye ko mubasubiza mubaha n'ifeza. Imana itugirire neza. Nawe uyu mwanya Imana iravugana nawe, wa muyobozi we, Imana iravugana nawe, wa muntu we wese ufite inshingano cyangwa uzi kuri gukora akarengane mu banyagihugu, mu bo muvukana muri Afurika. Imana itugirire neza. Iravugana nawe ngo uyu mwanya wisubireho, uharire cyangwa ureke ubugome. Imana itugirire neza. Ureke ubugome wagiriraga mwene so. Nehemiya ngo yakunkumuye umwitero, uku niko data agiye gukarabira imbere yayo. Akunkumuye umwitero, aravuga ngo utazubahiriza ibi bintu azakunkumurwa nk'uko uyu mwitero wakunkumuwe, azakurwaho ndetse azapfa. Gupfa ko azapfa kuko azaba atubahirije itegeko Imana imuhaye uyu munsi. Reka mvugane na ba Dawidi, kuko uyu munsi nabwiwe ko ba Dawidi ari benshi muri Afurika.
buri gihugu kigiye kugira umuntu witwa Dawidi uzaza kubohora igihugu cyose kitarimo amahoro. Mana yambwiye ngo abantu muheruka kubona urukundo ruzima hakiriho abami. Imana igiye kugarura abami muri Afurika mu bihugu byose. Niyo mpamvu Imana ubwayo yavuze ngo ba Dawidi barenze umwe. Ibi bintu Nehemiya yakoze, Dawidi, reka duhere kuri Dawidi w'u Burundi, niwo Dawidi wamenyekanye cyane, ugiye kuko Burundi nibwo bwa mbere bugiye kuyoborwa n'umwami utari umuperezida. Uyu Dawidi reka mubwire message ye mu butumwa. Imana itugirire neza uko Nehemiya yateranyije ubu bwoko akabubwira ngo abantu bari kurengana, abantu bafite ubukene batewe n'abikubiye ubutunzi bw'igihugu. Wowe nugera mu gihugu Imana iravugana nawe, iravuga ngo abantu uzashaka uburyo bwose bwo gufasha abanyagihugu usanze imbere mu gihugu, kugira ngo aba banyagihugu bataguma basuhuka bava mu gihugu cyanyu cy'u Burundi bajya mu bihugu cyane ku mugabane w'Uburayi. Imana iravugana nawe, iravuga ngo numara kugera kuri iyi ntebe uzafata abanyagihugu ubaha agaciro, ubateza imbere, wubaka ibikorwa remezo bituma umunyagihugu yibona mu gihugu akongera akabona iterambere. Imana itugirire neza. Nibiba ngombwa uzakoresha ubundi buryo, ubundi bwenge Imana izaguha kugira ngo wubake ibikorwa bituma umunyagihugu yisanga mu bukungu. Ifaranga ryanyu ryataye agaciro, ariko kugera kuri iyi ngoma bizatuma ifaranga ryanyu ryongera kugira agaciro. Imana iravugana nawe, iravuga ngo uzaha agaciro rubanda rugufi, babandi bacagira shinge na rugero, abari uzaha agaciro, abari bo babona akazi, aho kugira ngo bave mu gihugu bajya gushaka akazi ahandi. Uyu mwanya tuvugana abantu benshi bari gushakisha uburyo basohoka mu gihugu cy'u Burundi. Ndekana nababwire ngo mwisohoke iwanyu, kuko iwanyu hagiye kuba amahoro, iwanyu mwihava kuko hagiye kuba paradizo, ndetse kurenza uko mwabitekerezaga, kuko Imana ije kubatabara bidatinze. Ije kubatabara bidatinze. Kandi mvugane nawe wari ufite umuryango uri hanze mu Burundi, humura, Imana izakurindira umuryango. Imana izakurindira umuryango. Nanabwira abarundi, musi mwabonye Dawidi yinjiye mu iki gihugu n'abazaba bari kumwe nabo, ukuya kunkumuye umwitero, ibi ni mutabikurikiza muzakunkumurika nkawe. Ni mutabikurikiza muzakunkumurika nk'uyu mwitero. Mana itugirire neza. Ngiye gusubiramo ibi bintu, ni mudabikurikiza muzakunkumurika. Imana yimika abandi baha agaciro. Umurundi aba umurundi, ye kwitwa ubwoko runaburiya, azaba umurundi umwe uteye imbere. Bavuze ngo turavukana turi umwe, guca abacu bakora uburetwa ababo bameze neza. Ntabwo abanyu bagomba kumera neza ngo abandi barubanda rugufi bakora uburetwa. Hoya, Imana ishaka mwubaka Burundi, kandi Burundi ufite umurundi umwe uteye imbere. Imana itugirire neza. Dawidi uri kubyumva, bandi nongeye kwibutsa mbabwire hari abantu bari kwiyitirira Dawidi, bari kubaka amafaranga ngo yo gutera inkunga Dawidi kugira ngo ajye kubohora igihugu cyangwa ajye gusubiza ku murongo igihugu. Imana iravugana namwe ngo mubanze mumenye Dawidi ukuri ninde, kuko hari abantu biyitiriye Dawidi ariko bari bagendeye cyangwa bafatanyije n'abari ku butegetsi ubu ngubu,
bw'Uburundi bariho ku butegetsi barashaka gukoresha aya mayeri bagafata umutwe umwe batoje uri hanze n'ubundi uri kugenda wica abantu. Uyu mutwe barashaka kuzakora ihererekanya bubasha mukibwira ko ari Dawidi, ariko ni bwa buyobozi buzaba buciyoboye. Rero Imana irambwira ngo mugire ubwenge, mumenye uwo mufasha n'uwo mudakwiye gufasha. Ikindi Imana irambwira ngo Dawidi senga usaba ubwenge, kandi Imana iri kumwe namwe. Senga usaba ubwenge, usenge usaba ubwenge. Imana iri kumwe nawe, Imana igiye kukuyobora, kandi igihe kirageze ngo ibyo yavuganye nawe ibisohoze. Igihe cyawe kirageze ngo ugende gukura aba bana b'Imana muri buriya buretwa. Data wo mu ijuru, abampera umugisha, abampera umugisha. Reka amasomero y'umurongo umwe wonyine dusoze iyi mesaje. Igitabo cyo Kuva igice cyawo cya mbere turasoma umurongo wa 12. Ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti z'umusaraba, Abanyafurika barababajwe kenshi, ndetse bashatse kwica Abanyafurika ngo bashyireho ntibikunda. Abarundi barishwe bamwe bashaka ko bashiraho, ntago byakunze, ahubwo bagumye bagwira ndetse barakwira. Igihe kirasohoye rero ngo tumenye ko turi Abanyafurika, tumenye ko turi Abanyarwanda, tumenye ko turi Abarundi. Twubaka umuntu umwe uteye imbere, umuntu umwe utagira ubwoko, ahubwo umuntu umwe uri proud yo kuba Umunyafurika, ufite ubwenge, ufite ubumenyi, ubasha kuvumbura ibirenze iby'abandi bavumbuye, kubera ko Data yadusezeranije kuduha ubwenge buruta ubw'abandi bagize, mu gihe mwemeye kubaha Imana mukayumvira. Nehemiya yavuze ngo ibyiza si uko twakubaha Uwiteka tukareka gutukisha izina ryacu mu banyamahanga. Nawe ibyiza si uko waba Umunyafurika, si uko waba Umurundi, si uko wakubaha Uwiteka ukimura ibigirwamana, ukamenya ko Imana yari iri hejuru ya byose. Ni nayo iteguye ibingibi, ni nayo yongeye kwimika ubwami, kuko ubwami nibwo bwahoze butanga amahoro mbere yuko abakoroni baza. Yongeye kwimika abami, ariko abami bubaha Imana, abami bafite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntabwo ari babandi bafite ba Emmanuel, hoya, abafite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nimvuga Emmanuel muraza kumbwira ngo biri mwita Emmanuel, nibyo yitwa Emmanuel, turi kumwe, ariko hari abandi biyitiriye uyu Emmanuel baturutse kuzimu, nabo mbavugeho, biyitira Emmanuel. Uyu Emmanuel ni uw'ikuzimu bari kwiyitirira Yesu Kristo wenyine wanesheje. Aba nibo bazaza bakorera. Mbonereho no kubwira aba bantu bafite ubwami bwa Emmanuel, bo bamaze no kwimika umwami, ariko uyu si uzayobora Uburundi. Shalom, shalom. Yesu aguha umugisha, kandi akomeza gushyigikira muri byose. Reka tugusabe kuba watanga nimero. Yego. Usenga usoze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Umuntu wifuza ko twavugana cyangwa twabana muri groupe abasirikare ba Kristo, mpamagara cyangwa unyandikire kuri WhatsApp ni 0793573670. Ngira na nimero ya MTN nayo iba kuri WhatsApp ni 0789330736. Imana ibampera umugisha. Munyemerere dusenganira isengesho, nawe usengera
igihugu urimo kugira ngo data wo mu ijuru yururukire kukirengera. Ndagushimiye mwami mwiza, gushimiye ko wabanye natwe, ndagushimiye kuri Imana uje gushyira ku murongo byari bidasobanutse mu bihugu byacu, muri Afurika yacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimiye kuje kurenganura abarengana, ndagushimiye kuje gutabara abatagira agashinge na rugero, ndagushimiye kuje guhumuriza abari bafite imitima ihagaze, ndagushimiye kuje guhagarika intambara zaberaga muri Afurika, ndagushimiye kuje gusuka amahoro muri Afurika, ndagushimiye kuje kwimika abayobozi bazima, ndagushimiye kuje kwimika abakubaha, ndagushimira kuhaye ubwenge abayoborwa ndetse n'abayobora mu izina ryawe rifite ubutware. Urakoze mubyeyi mwiza, mera umugisha abantu bose bakurikiye iki kiganiro kandi bagisangije benshi. Kiza abarwayi, uri umukiza w'abantu bose mwami Imana bafite uburwayi butandukanye, ndagushimiye ko ubakijije. Mwami rengera abadafite shinge na rugero, rengera abafite imyenda ubishurire, abashomeri ubaha akazi, bafite imisozi itandukanye mwami Imana nubatabare, inzira zawe zisaga igihumbi, buri wese numuboneremiye. Urakoze data, ndagushimiye ko wabanye natwe kuva dutangiye kugeza dusoje. Ngaho gumana na buri muntu wese, amahoro utanga abe kuri buri muntu wakurikiye ikiganiro. Mwuka wera aganze muri bo, abe muri bo mu izina rya Yesu. Ubakore ku maso abayabera bose kandi ubambike imbaraga. Tabara itorero ikiziru gikura hera. Ndagushimiye mwami mwiza, gahono ganze kandi utegeke mu izina rya Yesu. Amen.